ni gute umuntu yambara ibihumbi 500 akazana 5 mu rusengero byo gutanga ahubwo yahagera amarangamutima akaba ariyo aba menshi kuruta ibikorwa gasanga umugore araje haleluya haleluya mushaka narire nari biwagetinge neza haleluya Gero kubivuga birangu ndashimira Imana nagiye kubyara naripfuye urupfu narugeze ndashimira Yesu wangaruye Yesu nuko atarya inkoko nayimugorera ari kumusohokana nkajya kuyimuhera muri hoteli abanyamitwe Yesu se ntibari kumwe mu rusengero oya ngo Yesu ntarya inkoko yaba nibura baranazinzaniraga ni kuri telefone kumwe bohereza turabo kuri telefone na twadukarte poste twiza tuntu twa Noheri n'uturirimbo rero icyo gihe umuntu abikoherereje uzi ko inzara ikwishe wumvise semi hari n'igihe nicaga ariko nk'aba bantu ibi bintu nibyo baba babonye bari bunyo ariko byose ni isomo ukabona nyine bahaze bambaye neza bapostinze bariye bahaze n'abagabo babo n'abagore babo n'abana babo inda zuzuye yamara guhaga amaguru y'inkoko ati yo nkwifurije ya mama sharire nimukozi Imana kanimo kanzaneho ya mitwe ya baroko tujye tureka imitwe n'utwo turi mitwanya waguze ibirugo wujuje wawe waguze firigo wujuje waguze imyenda ugurira muri gurira mwese n'abana mwujuje mu gipangu banamo n'abakene mu gipangu banamo n'abagwirirwa bakaburara ya mama bebe Noheri nziza umwaka mwiza nibura se nimba utamuhaye wanamuhamagaye ngo musangire n'abana be ngiye mbona abantu Imana ibahaye gukora urutonde rw'abazajya mu ijuru hari abantu bazajya ikuzimu kandi bari kujya mu ijuru hari nandi bari kuzajya mu ijuru kandi bari kujya ikuzimu naho ibyo kuzajya wirirwa wuzuza iyo nda yawe inda y'abana abahungu bawe abakobwa bawe umugore wawe wowe mwese mwikubira ngo ejo bundi nibagushyira ku rutonde rw'abazagabanya mu bakozi ngo urajya ibyumba mu mazi ndakura kandi ayo kugira ngo nyabone nayabikaga mu gakesi kugira ngo yuzure 1000 nangayo kugura umugati ushyire babana amahoro y'Imana mwese mukurikirana ibiganiro byacu tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya kandi dukomeje kubashimira urukundo mukomeza kutwereka uburyo mugenda mutera comment uburyo mugenda mutubwira ko mudukunda turabashimiye cyane nanone rero nkuko bisanzwe kuri kamera zacu twakiriye mama Charlene tugiye kuganira ibintu bikomeye ndagusaba wowe ufunguye iki kiganiro ntuveho kitararangira kuko hari byinshi uhishiwe kandi muri ibyo nawe harimo ubutumwa bwawe tubahe ikaze mama Charlene murakoze cyane Imana ibaha umugisha meze neza ndashima Imana muri iyi minsi se uratangaza iki ko mbizi ko hari ibintu byinshi Imana igenda iguha n'ibyo ubona bitandukanye ikintu ndimo kinyuzuye muri iyi minsi ni ukubwira abantu ngo mbese abantu bakwiye kwishima gute ibyishimo abantu bakwiye kugira kuko bashoje umwaka nibiye nasanze ibyishimo abantu bagira bashoje umwaka bijya gusa n'ibyo bagira bujuje imyaka runaka yego ariko se umuntu ukwiye kwishimira ati ndangije umwaka reka nigurira akantu ubundi ni mu ntoki nasanze rero abantu hari abagome nabo barishimye nkurangije maze guhitana 5 maze gufungisha 4 nabona kuriyemo inda ni 7 nateye inda abakobwa 6 umugore wanjye namuciye inyuma ishure enye nibyo bari kwishimira ariko ntago ari byo rwose buriya bizirafata babanywezi bazipfuye ubusa ahubwo abantu bakwiye gusoza umwaka bicaye bakishimira ibintu koko bifite gahunda ibintu ubona abantu bakwiye kwishimira nibihe
umuntu akwiye kwishimira ko arangije umwaka wurangije neza atarabereye abandi inzitizi n'imbogamizi zo kubaho. Hari abo yateje imbere, hari umuryango we, hari aho yawukuye n'aho awugejeje, hari icyo yamariye Imana n'abantu. Muri make ni ibintu bibiri. Umuntu ashobora, cyangwa reka ngire bitatu. Umuntu akwiye gushima Imana avuga ati hari icyo namariye umuryango wanjye mvukamo, hari icyo namariye umuryango nkomokaho, hari icyo namariye itorero, hari n'icyo namariye igihugu. Nituvuga rero kumarira imiryango n'ibiki, abantu ntibumve yuko ari ukuba ufite ibifaranga byinshi ari icyo wakoze. Burya ni ihumure n'ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Umuntu utamuhaye n'amafaranga ushobora kumuha ihumure. Ariko se nimba umuntu ibyo byiciro byose yaragiye abihungabana, akaba yarashyize abantu mu gihombo cyangwa umuryango we wicuza icyatumye awuvukamo, abantu bamuvumira ku gahera, arishimira iki? Waruvuze ngo ijambo ryiza ni ihumure. Ubuse wabwira umuntu umaze iminsi 3 adafatisha imbabura, nirihe jambo nk'uwo muntu wamubwira kumva arahumuritse? Shangewe narimubwira kereka mfite ibirayi, si ndamutse mfite ibirayi nabanza nkamugaburira, kuko shasi Pierre kakubwire we ahubwo birahindutse, cyo guhindura ikigisho abantu muri abagome kakubwire Pierre. Uzi ko mbwiye icyo kintu nkibuka ngewe cyo kuri abantu bambabare ntazagira ubinkora, narabihazi, nararwaye. Ngewe hari umuntu ujye umbwira ngo kucyo mwarwaye ukarwaza ntubizane kuri kamera, ntago ari ngombwa kubihaza. Ibyo ntago bari ngombwa. Nararwaye n'abana banjye twese umwe mu bitaro dusimburana gutyo, noneho ndwara ndi mu bihe bya bindi no kubona ikiro cy'inyama bitakunda kandi muri firigo habagamo amafiri. Ubwo rero uhise unyibutsa ikintu wari uvuze ngo gusengera umuntu urushonje, kumubwira ijambo ryiza kandi wenda maze iminsi 3 turwara mfite ubukene nayo kujya kwa muganga bigoye. Ibaze nimba nararwaye n'abana 4 twese tujya mu bitaro kandi twajyaga muri prive, numva ukuntu byari bimeze. Bari banyibye, abajura banyibye inshuro 4 mu kwezi n'ibyumweru 2 baranyiba, inzu barayumutse. Yego, ibintu bibi cyane byambayeho. Ubwo niko abana basimburana, barabaroze bigize gute, twese tuza kurwara ikintu cyitwa umuriro. Turwara umuriro hamwe, wegera umuntu uti reka igira hirya, wajya kwa muganga akagukoraho agashya, yashyiraho icyumvirizo ntuza reka da ugasanga turi barafu. Muganga tubanza cyapfuye akazana ikindi nacyo nikibara, akazana ikindi, ati ibi bintu ni biki mama Sharire? Nuko Imana rero nyene twaje gusenga ariko turakira. Noneho rero ubwo urumva hari abashite bamwe mucatinga muziranye, ese ko ngo amagara ukanyihorera, telefone utanga n'iziki, babarira rwose twararwaye. Niyo mpamvu yo mwararwaye, yo mwiyiteho n'ukuri, ureba gasosi gatogosheje, hanyuma mugure n'utubuto. Akusha abantu muri abagome, urabwira umuntu kugura imbuto wazimuguri. Ngewe mwarankomerekeje nuko rwose narabababara ko muri babi pe, ariko baragukomerekeje. Oya nibagende mbega ukuntu abantu ari babi. Ibaze umuntu ukubwira ngo ugura agasosi gatogosheje kandi uzi yuko n'intoryi zitogosheje ntazo uri bubone, n'ubunyobwa ntabwo uri bubone, uri kumva. No nkajya nica nkabwira Imana ko wa Mana koko abantu batanarota ntibanakwerekwa koko. Undi akaza ngo yo mama Sharire muguru tubuto n'abana, bituma nyine umuntu gutya mushaka gapotage. Noneho rero ikindi ubwo nicyo ariko utararenga aho ngaho, ngiye numva utarenganya abo bantu. Ndibutse bari bamaze kubabwira ko warwaye. Icyo ngiye kubaza ndakiritse, naho waba ufite amafaranga, naho waba uri umukire, umuntu akubwiye ngo ararwaye, mu muco no mu kinyabupfura wijya kuvuga ibigambo byinshi. Nimba ushaka ko agura imbuto, ohereza uti ugura utubuto, hari ibindi. Noneho rero akandi mu bihe bya Noheli abantu bagiye bandisha umutima, nkumva nabibabwira ariko nkihangara nk'umukozi w'Imana. Waribona ko abantu akoherereza ururabo, umva nkwifurije umwaka mwiza, no ku rurabo rwose nkwifurije umwaka mwiza, uzatangira umwaka mwiza, akohereza ururabo mu kanya muri telefone hakuzuramo nk'indabo igihumbi. Sibyo?
none ibyo bintu bakabikora nta byo kurya dufite njye n'abana dushonje kandi ugasanga birimo gukorwa n'abantu bafite amafaranga bimennyemo inkoko bimennyemo amafi ibisige bakabijyana mu mufuka njye n'abana turi kwayura barampata indabo banyifuriza gusoza umwaka neza kuwutangira neza mu gitondo yaba nibura baranazinzaniraga ni kuri telefone kumwe bohereza uturabo kuri telefone na twa dukarite posite twiza tuntu twa noheri n'uturirimbo rero icyo gihe umuntu abikoherereje uzi ko inzara ikwishe wumvise semi hari n'igihe nicaga ariko nk'aba bantu ibi bintu nibyo baba babonye bari bunyo ariko byose ni isomo ukabona nyine bahaze bambaye neza bapostinze bariye bahaze n'abagabo babo n'abagore babo n'abana babo inda zuzuye yamara guhaga amaguru y'inkoko ati yo nkwifurije ya mama sharire nimukozi w'Imana animo kanzaneho iyo mitwe yanyu noherireje bundi rero abantu bavyumve ohereza ururabo uwohereze nanjye dusangire noheri n'abana izo ndabyo zanyu umva wenda mujye muzihanka mama Sharene kuko njye ndihigira ubu ntago mbinginga kabisa ntago nyiri nka kera ubu nishaka inkoko nzayirya ikintu cyose nzashaka nzi ko nzakirya nishaka no gutembera hano nzagenda ntembere ariko reka mvugire n'abandi iyo mirengwe yanyu y'indabyo hano hafi kuruyenza ahantu hita hari hoteli uko se ndinda njya hano hafi kuri Delize urahazi ni heza haba na piscine haba piscine haba ibintu by'umwe turabamamarije bazishyura harahari henshi naho kandi ni heza uri kubyumva yego rwose gufata umuntu uzi ko ari umukene uzi ko uwo mwana ari ifubyi nta babyeyi agira nta n'abantu yasigaranye umuntu uzi ko yirukanywe ku kazi umugore n'umugabo bicaye mu rugo baroko tujye tureka imitwe n'utwo turi mitwanya waguze ibirugo wujuje iwawe waguze firigo wujuje waguze imyenda murigurira mwese n'abana mwujuje mu gipangu banamo n'abakene mu gipangu banamo n'ababwirirwa bakaburara ya mama bebe noheri nziza umwaka mwiza nibura se nimba utamuhaye wanamuhamagaye ngo musangire n'abana be yego burya abasilamu ndabakunda kuri rayidi kubwa na rayidi ndogo bahamagara abantu bagasangira burya ntibarya bonyine n'abatari abayisilamu ahubwo nibo baba bashaka numvishe ko hari ukuntu biba bimeze ndetse washaka kujyaho ukibatiza izina se ukibatiza Saidi hoya reka nkubwire mu bintu batazabekera abasilamu muri biriya bihe bya mwezi Ramazani si ngombwa ko buri umusilamu gusa simbizi ntibajyaga badutumira bajyaga badutumira turi abakirisitu bakadutumira nyine wowe ukaba utajya gukora nta mwanya kwa ufite ukajyayo ntago bajya barobanura rwose oya nari radini waribayemo naribayemo ntago bagira ubuyoko oya bariya abantu bafite uburyo bakoreramo Imana ubona no kwa muganga bagerayo nyine kintu bita imirimo barayihata barayizi cyane ubwo rero nibyo ari umwana w'Imana ntacyo ariko ntacyo Imana izabagirira neza kuko n'abamwemeye bamupfushije ubusa ariko icyo kibazo tunavuga aka kantu baramwemera ntago bamuhakana yego oya ariko umenye ko natwe twanamwemeye tumupfusha ubusa byose bimaze iki hari ukutamwemera hakaba no kumumenya ko ukamupfusha ubusa ukamera nk'umwe utaramwemeye ubwo rero abantu nibihangane nujya koherereza umuntu ururabo ubanza urebe nimba ari rwo rumukwiriye sibyo tureke imitwe muri ibi bihe tuzishimane n'abishima tubabarane n'abababaye nimba uzi ko turanye n'abakene ukaba uzi kubana n'ifubyi mu muryango wawe ukaba uzi ko hari abantu bahora mu bikatsi no mu mbetezi mbese turebe ukuntu tugira imirimo iby'akarimi nta nubwo igifu rwose kibisi tureka amagambo gusa tugire n'ibikorwa mama Sharene twari turi kuvuga kuri ibyo bintu bitandukanye ariko koko nk'uko twabivugaga ejo bundi ku itariki 25 azaba ari umunsi mukuru isi yose yizihizaho ni kuri Noheri aba bantu koko bohereza indabo gusa ndetse ugasanga wa mugani wa mukene baturanye ndetse nawe babana mu gipangu arasohotse arahaza amafi ati Noheri nziza aba bantu bakwiriye ubutumwa nubwo wababwiye ariko ngero babwire ntabwo amagambo gusa ashobora kugira icyo amarira umuntu maze iminsi biradafatisha imbabura yego rero ibi bintu nagiye mbitangamo n'ubutumwa
buvuga ngo bashimisha Imana akarimi mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo. Yego. Nabitanzemo ubutumwa ko amagambo atagira ibikorwa nta kintu biba bibwiye Imana, kandi usanga abantu benshi akarimi ariko bigirira konyine. Hari ukuntu najyaga mbabwira ukuntu umuntu yazaga mu rusengero akagurisha koshi ibihumbi 100 n'urukweto rw'I5 n'umwenda wa 200, akajya gushima ahagaze ibihumbi 500, nta kintu bitwaye ibyo. Yego. Ariko agateganya inote ya 5 yo gutangamo ituro, kandi ubwo nawe yavuye hano mu bwonko, kandi wareba ishimwe azanye yarakwiye kuzaba yaranapfuye baramuhambye. Yego. Cyangwa se ugasanga ariko nkavuga ngo kuko nimba gushima Imana atari umuhango, atari n'umugenzo, tukaba tuzi ko rya turo ry'ishimwe hari ikintu riri bikore mu nzu y'Imana. Ni gute umuntu yambara ibihumbi 500 akazana 5 mu rusengero byo gutanga, ahubwo yahagera amarangamutima akaba ariyo aba menshi kuruta ibikorwa. Gasanga umugore araje, haleluya haleluya, nshaka ko narire naribi wagitinge neza. Haleluya. Gero kubivuga birangu. Tutirira bivuga mu masharire nararize. Ndashimira Imana. Nagiye kubyara naripfuye. Urupfu narugezeho. Ndashimira Yesu wangaruye. Yesu nuko atarya inkoko. Nayimugurira. Nari kumusohokana nkajya kuyimuhera muri hoteli abanyamitwe. Yesu se ntibari kumwe mu rusengero. Oya ngo Yesu ntarya inkoko. Iyo nkoko uri kuvuga ngo Yesu ntayirya, aho atayirya nihe? Yesu burya araryagira n'amenyo cyane rwose. Ijambo rivuga iki? Ijambo ry'Imana ryavuga ngo nzababwira ngo nimumve imbere mwabivume mwankozi z'ibibimwe, kuko nari nshonje. Ubwo urumva atarya, mwanze kungaburira. Nari imfunze ntimwagiye kunsura muri gereza. Nari ndwaye ntimwigeze mungemurira. Ngo bazavuga ngo ariko mwami waretse kutwiyenzaho. Ni ryari warwaye? Yego se. Igihe yararwaye ni igihe wa mugore utagira epfo na ruguru yararyamye muri CHIK. Kandi muririmbana. Igihe yarari muri gereza ni wa muntu zibafunze agasiga umugore n'abana akaba adafite umugemurira kuko ari we warugize. Burya Yesu niwe wari uri muri gereza. Bazahita rero nyene bahomaho ugira ngo se Yesu azahangana n'abantu. Ariko ngo hari n'abandi azabwira ati yo injira mu bwami bwa so warabukoreye. Nararwaye urasura cya gihe, narafunzwe muri gereza usangayo, nari nambaye ubusa waranyambitse, kagakote wakuye mu Bushinwa karambereye, ya bubu nziza y'ibihumbi 200 nari naberewe, rwa rukweto ni ngewe warwambaye. Ye mwami, ibyo bintu ko ntigeze nkubitana nawe ngo nkwambike, ngo igihe mwabikoreraga boroshye muri mwe. Nge mwabikoreraga. Burya ninge mwabikoreraga. Haleluya, ndafashijwe. Haleluya. Ninge mwabikoreraga. Ibyo bintu rero bishatse kuvuga ngo amashimwe y'umunwa. Amashimwe y'umunwa n'amagambo ntabwo Imana yakunda. Ntabwo Imana ikwatse ibyo udafite. Nimba ku ikofi yawe hariho 100 nurizanira Imana irivuga uti umwana wanjye ntako atagize. Ariko tuvugishije kuri umuntu arabona yakoresha za anniversaire za buri kanya n'ibirori bidashira byo mu bakire, hanyuma nibavuga ngo igiturisho cy'umukene ashyiremo 500 mwagiye mureka imitwe. Nyamara ubu tuba tubabwiye twicecekeye tutavuze ibintu bagiye bakora. Ariko Cyprien uzi ko umugisha batawusengera ibi bintu birirwa reka guha agaparo. Ibi bintu ubona abantu birirwa mu butayu ngo bagiye gusaba amafaranga, ayo yaguhaye cyagiye wayamajije iki? Mubonye ubaha amafaranga. Niyo mpamvu mutayabona umufungo w'Imana. Imana ifata umufungo wayo w'umugisha iguhe do
dore aho nibereye ntabwo umugisha bawusengera guhera none aho ubimenye umugisha barawukorera nawe ufite amafaranga uhereye none nushaka umenye kubitsa ahataba inyenzi n'ingesi aho bitazagera uri kubyumva reka nkubwire ukuntu umugisha bawukorera nushaka ko amafaranga azagumana nawe ujye wiyeranje urebe ukuntu abantu b'Imana bayarya ninkubwira abantu b'Imana ntago ari za ntaragahanga witonde unyumve neza abantu b'Imana ni bamwe babikeneye kugaburira umuntu uhaze ntago Imana ibitangaho umugisha kwambika uwambaye ye narinzi ko abantu b'Imana ari ba mama Charlene ari ba apotre ba bishop tubona ariko mama Charlene ari pastor mwigeze kuvuga ngo bishaka umugisha ngo biba mu mavuta byihore barabinkoze icyo kintu Cyprien ako nawe utumye mitamtsimbuka ndaza kukavuga bwa kabiri oya ntacyo ariko birajyana kuko tuvuza abantu b'Imana uyu mwanya turi kuvuga hari umuntu uri bwumva abantu b'Imana ari babavuga butumwa hari umuntu uri bwumva abantu b'Imana ari baba bishop ari baba apotre ndabasobanura reka nkubwire ubundi umuntu Imana yazanye ku isi kwisi umuntu wese na wa musinzi ubona mu kabari ni umuntu w'Imana kuko iyo ari muri kwasiteri nawe imurinda impanuka yego ni umuntu w'Imana kuko iyo imvura iguye mu murima we Imana imuha imvura niyo ari gusenga ati Imana mpa perimi nawe irayimuha niyo ari gusaba diplome ihangane gatoya uyu mwanya hari umukristo reka aka kantu tukavugeho gasobanuke iyo bavuze gufasha abakene iyo bavuze gukorera umugisha ntaga yumva ko uyu muntu w'umusinzi ukenye yagirirwa neza ahubwo ahita areba ba bantu baririmbana basengana bafite ubushobozi bwo kumva nibo bazana umugisha ese koko birashoboka ko ushobora gufasha uyu musinzi ukabona umugisha kankubwire ijambo ry'Imana riravuga ngo mugirire neza abantu bose cyane cyane abo mu nzu yaso bishatse kuvuga ngo impamvu ashobora kugirira neza umurokore nuko ari we baziranyeho ibibazo ariko bitavuze ngo amusinze muturanye ngo mwihorere ahubwo abara nibo bakwiye kwitabwaho cyane kuko ari bo bakeneye imbuto bivuga n'ubutumwa bivuga n'ubutumwa uri kubyumva ubwo rero ikintu ushaka kumenyesha abantu nuko umugisha cyangwa kuvuga ngo abantu b'Imana umuntu wese Imana yazanye ku isi ni umuntu w'Imana naho ibyo gushyira abantu mu byiciro ibyo si ibyacu kuko ugiye gushyira abantu mu byiciro ushobora gufata uwari kujya mu cyiciro cya nyuma ukamushyira mu cya mbere kandi ngiye mbona abantu Imana ibahaye gukora urutonde rw'abazajya mu ijuru hari abantu bazajya ikuzimu kandi bari kujya mu ijuru hari n'abandi bari kuzajya mu ijuru kandi bari kujya ikuzimu ibyo kurobanura ntabwo ari ibyacu ibyo twarabirenze nyakubahwa Imana afite ukuntu azabigenza umuntu ukwiye kugirirwa neza ni umuntu wese ukeneye neza nimvuga rero ngo abantu b'Imana nuhita wumva ngo ni ba apotre ugurira umuntu ikoti afite n'irindi ariko burya kandi uzi neza ko hari n'umuntu utagira n'umwenda utagira shinge utagira rugero uzi ukuntu abantu bafite urukundo rw'imibare n'imitwe rwahanguriza nzakwishyura umuntu akagutwerera yabaze bimuvuye mu bwonko ati sha nanjye umuhungu wanjye ari hafi gukora ubukwe uzayansubeze nuko umuntu akagutwerera avuga ati sha uyu muntu akora hariya nimpakenera idiru azayifashamo wo hasi udagira shinge na rugero akabihomberamo impamvu rero ibi bintu nabibabwiraga abantu bajya birirwa bagushuka ngo baragusengera ngo ubone amafaranga ujye ubanza wibaza y'Imana yaguhaye imbere icyo wayamajije kandi nimba uri ku kazi uri gukora wibaze ngo nibankura ku kazi nzibutse iki Imana n'ibyo kuvuga ngo urimo gusenga ngo Imana ikurindire umugisha wawe uzarindwa kubera ifubyi wishyuriye amashuri umurimo ukora uzarindwa na mituweli wishyuriye abantu naho ibyo kuzajya wirirwa wuzuza iyo nda yawe inda y'abana abahungu bawe abakobwa bawe umugore wawe wowe mwese mwikubira ngo ejo bundi nibagushyira ku rutonde rw'abo bazagabanya mu bakozi ngo urajya ibyumba mu mazi ndakurahiye ahubwo uhereye nona hari abagore b'abapfakazi hari n'abagore bakennye hari abasore bari gukora ubukwe nta shinge yego umuntu wo gufashwa mufasha utarobanuye ku butoni
Imana ijya kumpa isezerano ryo kumbwira ngo umugati ntuzabura iwawe. Hari abantu najyaga nkuha ntavuze, wubaha bari barwaye, wubaha nkawuhisha ngo abana banjye batawubona bakawuririra, uri kumva, nkaba ndawujyanye. Rimwe Imana irambwira ngo kuko watanze umugati nawe ntabwo uzabura umugati wawe. Ese mama Charire, ibyo bintu warabikoze kuko mu rugo nta mugati uhari? Nyine reka mbanze nkubwire ni oya, ahubwo n'abana banjye ntibawuryaga, kandi byari ngombwa ko mbashyira umugati mwiza wo muri Simba. None se ntibawuryaga kubera ko batawushakaga? Ntawo twabonaga, ntawo twabonaga, twari abakene. Kandi ayo kugira ngo nyabone nayabikaga mu gakesi kugira ngo yuzure 1000 nanga yo kugura umugati ushyire babana. Hanyuma imbuto, hari umuntu wari umurwayi, hanyuma Imana ikajya imbwira ngo uyu muntu ariko niwe uzajya umugurira imbuto. Ibaze Imana imbwira imbuto n'umwana wanjye atararyironje, bikansaba ko 50 100 nkabika ahantu kugira ngo nzabone imbuto z'uwo muntu. Ariko najya kumugurira nkagura ryaronje rya 500, urubuto rwiza rusa neza, nkagura pome nabyo nyine nkabihisha, hanyuma nkabimushyira. Ukabihisha abana? Yego. Noneho rimwe ubwo urumva nishyushyu bakamishirizaga litiro 2 zo kubajyana, yose nuko nayabikaga. Umunsi umwe rero umuntu aza kumbwira ati mukozi w'Imana ndashaka kuguha inkoko. Ampa inkoko, ndicara ndavuga inti Mana we usi inkoko koko, para abantu ntibajya barya bimeze gutya na gutya. Iyo nkoko nayo ndayibashyira. Rimwe rero wenda mbirangirize rimwe njya kwambara, ijya abantu biterera mu byawe bakaza ngo bagiye kugukura umugati mu kanwa. Uzi so wuntamitse arindi azisa ubwo waraturutse ariko muzi ibyo birakureba, ubwo muzikungurira. Rimwe nari ifite imyenda, najyaga imyenda mike ariko twiza n'inkweto. Nari ifite imyenda igeze muri 4 myiza n'inkweto ndimbana. Umwenda wa mbere nari maze ko widodera, maze no kuwipima na ushyize kuri taye, ninjye wawidoderaga. Eze no kudoda? Yego. Nkura n'umuntu, ijwi rirambwira ngo iyi myenda ubitse si yawe, ngo iyo myenda ngo ni y'uyu mumama. Uwo mumama yaragiye kubatizwa, ari kurira ngo nzambara iki. Unyumvire, dukubitanye kuri 40, sohotse muri atelier, imyenda nayiteye iri kuri taye, kandi uwo mumama turangana muheruka kera. Ijwi rirambwira ngo rega ngo ya myenda ngo ni y'uyu. Kumbi najyaga njya kubwiriza iwabo, naho nari imuzi bisanzwe, ako sinari nzi shidazi. Ijwi rimbwiye ngo ngaho hita uyimuha, burya ya myenda ntago ari yawe niye. Bita fata envelope, ntakira envelope yawe. Ngwi arebamo abona ni imye rero burokora Imana yatabuye arasara. Bitamvuga ni kumbi Imana ifite gahunda. None nze kubona umuntu w'umukene, fata ya myenda nari mfite ndayitanga, imwe 4 nari nsigaranye, ntanga imyenda n'inkweto yazo. Usigariraho? Sigara nta myenda mfite. Ndi kubwira Imana nti mbabarira ubwenge buke, nagize ubwenge buke none nabuze imyenda yo kwambara. Ariko n'undi muntu wabyumva yakumva ari ubwenge buke. Ariko umva nanjye numvise aribwo ndavugira nabazimu banshutse, ariko ngiye gusenga umva ko Uwiteka yambwiye. Haleluya. Nagiye gusenga mu ishyamba rya Kigali, cyo gihe twakoze amasengesho y'iminsi 7, nari ntwite mfite n'agahinja, imbwira ngo aya masengesho uzayasengera ku musozi. Twageraga ku musozi tukamanuka mu mwobo. Yego. Byari bitarakomera nk'ubu zibeshye ujyemo. Ngeze ku munsi wa 3, haleluya, iyeri rururuka. Imana irambwira ngo ntago urinjije, ngo nta nubwo uri ikigoryi. Haleluya. Nduwiteka watanze imyenda gushiraho, uhereye nonaha ugenda ubyandika ahantu. Ikibazo cy'imyenda ndacyanzuye, nkuko wambitse abandi nawe ni kugiye kwambikwa, kandi uzambara wambike n'abandi. Irambwira ngo nzakwambika nk'ikigori. Bana bajye barekana iyambarire rero, naho byaturutse. Icyitwa rero izo nkoko, Imana inyemerera kurya inkoko, kuko watanze inkoko nawe ntuzazibura, kuko watanze imbuto nawe ntuzazibura. Shaburi yongeye kugura imbuto kuko watanze amata ntuzayabura. Yes. Ngiye kuvuga nkavuga ngo iki ndagikunda nkakibura, naba mbeshye yampamagaye. Imana ishimwe. Nukuri kose pe. Amata y'amoko yose shobora kuyanywa. Nimvuga amoko yose here kuri Nido.
umugati ngiye kuwugura ngomba kureba umugati mwiza uruta iyindi. Ngiye kugura imbuto iraronje ya 500 sinyitinya. Ubwo wirira ragarete mbese. Nuko diye konza nawe ugakunda sha ragarete rwose ndabamamarije nubwo mutwika oya babo baranatwika baragafasha uri kumva. Hanyuma shasipire kuva uwo munsi Imana irangaburira. Ubu rero kugira ngo mbihorane bitazava kuri njye ni ukwirinda ubusambo n'ubugungu. Amen. Sibyo? Ariko abantu badukurikiye bize cyangwa ntago bari kwiga. Nibatumva birabareba ko Imana sitazava mu ijuru ngo ibigishe. Ubu bari kumva aho ibintu byaturutse. Aho bituruka. Niyo mpamvu bavuga ngo ibintu by'Imana nta muntu bishyira muri logique. Nta logique ibamo. Nta muntu bishyiramo ibintu byo gusesengura n'ibiki. Nta busesenguzi. None se ubwo nkubwira ukuntu naturanye n'umugore ushonje nanjye shonje. Naguraga irobo y'isukari. We n'umugabo we nta mwana bagiraga. Nkajyanda kuduhiko tubiri tw'umugore na tubiri tw'umugabo. Nagura inusu y'inyama. Akanyama k'umugore n'agasosi nuko twari duturanye. Noneho urumva ninjye wari umukire. Hamubwira ngo rero nzajya ikibazo cy'amazi ndagikemuye. Nzajya nkwishyura amabida 2 ku munsi yari 40. Ku kwezi nzajya nkwishyurira ibishingwe yari 500. Uri kumva boss? Yari boss kabisa. Ibyo bintu byose byagiye bingaruka kandi mu bantu bazapfa ari abakene. No mu bantu bazasubira inyuma bakaba bazasuruduwire emerita sindimo. Nzajya ndepasa nzamuka kugeza nigiriye mu ijuru. Ibintu by'inzara wenda isukari izagura 10,000, wenda ibishyimbo bizagura ngahe mu rwego rwo kugira ngo ngumane umugisha rero nukuguma muri uwo mwuka wo gutanga. Oya umeze neza byo naga ari ukubeshya no wagira ahantu tuye uyu munsi. Umeze neza rwose. Haleluya. Ariko ibyo ari byo byose ntago ari ibintu byaje ngo byitura. Ntago nagiye kanyarira. Imana mpa amafaranga bo. Ni ibintu wakoreye. Imana nigwa amafaranga ujye yasangira n'abandi iyo mitwe yanyu mwazanye ngo abantu babaye banyamitwe ujye ukorera Imana ntacyo urebye. Hanyuma dutangira ikiganiro twatangiriye ku magambo nk'atatu ariko akubiye mu kintu kimwe. Avuga ngo ni gute abantu bari kurangiza umwaka barishimira iki bagezeho. Yego. Hanyuma nashaka kubaza amasharirene. Yego. Urishimira iki wowe? Yego. Uyu mwaka wa 2022 usigiki nibihe bintu wagezeho muri bya bintu bitatu wavuze? Okay, hari ibyo ndi buvuge. Hari n'ibyo ndi buvuge nziga. Yego nta kibazo biremewe. Ikintu nishimira nuko nabereye abantu igisubizo. Nabereye abantu umugisha. Buriya iyo umuntu amamagaye akambwira ngo wanyubakiye urugo. Itamvuga niryo peti mese ndyambara. Kuba nta muntu nganya ko namusenyeye urugo ngo hari umugore ubumvuma avuga ati mama Sharene yantwariye umugabo arakatu. Mama Sharene yasenyeye urugo. Tutirengagije ko hari abandi bavumwa muri ubwo buryo. Kaba afite raporo y'umuntu wicara ati wanyubakiye urugo Imana izaguhe umugisha. Ariko hari abantu batabyumva neza. Hari abantu batabasha no kubisobanukirwa uburyo mama Sharene uyu munsi utari kumwe n'umugabo we ariko akaba yubaka ingo z'abandi bantu. Hari abantu batabasha kubyumva. Ni zihe mbaraga zibigutera? Bigenda bite kugira ngo ibyo bintu bishobore? Imbaraga zibintera wenda ndi kubivuga no mu cyigisho natangiye kivuga ngo nta mugaraguru utashebuja. Yesu yarinze agenda bavuga ko ari mwene Mariya kandi yarinze agenda avuga yuko ari umukuru w'abazimu. Ubwo se Yesu nimba baramwishusa umukuru w'abazimu kandi yaravukiye mu mugore. Abantu bose bareba ubonye uburyo yavutsemo ntiyavutse nkanjye. Ngewe njya kuvuka papa na mama barahuye. Ariko uriya mubyeyi Yesu ajya kuvuka ntimubizi. Ni ibintu amaso yabo yarebye. Ibitangaza yabikoreye ku birenge byabo. Yazuye abapfuye. Nge nta na gripe sengera njya mbibabwira ko nta n'inkorora sengera. Nanjye ubu nayirwaye. Hanyuma ikindi yahagije abantu 1000 bingahe. Ngewe umbwiye ngo nimpaze umudugudu umpa amahoro. Ntabyo nakishoborera. Nimba umuntu yarahagije 5,000 bakabibona. Nimba umuntu yarazuye abapfuye bakabibona. Nimba umuntu yarahumuye impumyi bakabibona. Hanyuma nyuma bagatekenika bakavuga yuko atazutse ahubwo ari abigishwa bamwibye. Ngewe mama Sharene ndiki. Hanyuma batabyemera ni wenda ntibazanabyemere ntibashinzwe no kubyemera abo byagiriye umumaro nibo bazabyemera cyane ko sindi mu matora rega
nta nubwo rega ndi kwiyamamaza ngo bantore nta n'umwanya ndi kubyiganira iyo tukoze turakora tukagenda tugahita twitwa abagaragu bimbura mu maro. Nicyo rero nakubwiraga iyo umuntu ambwiye ngo numvise inyigisho zawe mpita numva nibwo ntangiye gukizwa, mpita mvuga nti n'uwo ni umumaro, nkumva naryo rigiyeho. Iyo umuntu agize ibibazo akambwira ati mama Sharirene nabonye ari we nkwiye kugisha inama kubera amagambo uvuga kandi umwanzuro umwe ndahita nkugenderaho, Imana ikanshoboza ikampa amagambo yo kumugira inama, nyuma ya nama namugiriye akampamagara ati bya bintu byarakoze, muri makeya hari abantu nagiriye umumaro nishimira kandi batari bakeya, bungutse iby'ubwami, bunguka iby'ubuzima busanzwe kandi mbagira n'inama zababereye inama nziza no mu buryo bufatika bw'imibereho. Nzi ko hari abahembutse ku bwanjye. Ikindi njya nishimira ko abana banjye hari icyo nabamariye, nkaba ndi mama wabo kandi nkaba aho nagombaga kubageza muri iki gihe turimo barahageze, nkaba numva nta muvumo undiho ku itorero, numva ari umugisha, nta muvumo undiho ku gihugu cyanjye, numva ari umugisha mu muryango wanjye mvukamo. Iyo rero ari ibyo nkaba nzi ko ntawavuye ku kazi kubera njye, nta wishwe n'inzara kubera njye, nta wagiye muri gereza kubera njye, ibyo bintu ndabyishimira kumva nta kibazo mfite. Imana ishimwe cyane. Yego. Hanyuma iyo ugira inama abubatse n'abagore gusa cyangwa n'abagabo barakugana? Hoya, abubatse ubundi nta muntu wubaka ari wenyine. Uzitegereze n'umuntu yagiye kubaka umuyede n'umufundi baba bari kumwe, nta muntu waba umufundi wabe n'umuyede. Umugore n'umugabo rero burya nibo bubaka. Iyo ndi kugira inama mbagira inama ari bombi, ariko nkibanda ku mugore kuko nanjye ndiwe. Naho ibyo kuvuga wenda ngo nubaka ingo byo wenda ngenda mbivuga cyane, umuganga ajya avura kanseri kandi nawe ikamwica, ibyo ntago bindeba. Yego. Ariko ako kantu gashubije neza. Umuntu avura umutima nawe ejo ukamugubangura. Kubera iki? Nuko gukiza atari ukwe. Yego. Kandi no kubaka nk'abandi urimo ntago byari ibyanjye, sinjye ubifitiye ubushobozi, ariko bivuze ngo nawe urusaziyemo ntago uri najyuwa, ntago ari ke yuzi gutanga ntukadutaramireko, ahubwo ujye uvuga uti ratuwite ngo shimiye ngo haye icyubahiro kuko ukimuntije, kuko nejo nawe burya hashya bigakunda, kuko Satani ntajya atinya abasazanye. Yego. Imana iguha umugisha rero. Ndumva iki kiganiro twagihagarikira ahangaha cyane ko rwose ibyo twifuzaga kuvuga turabivuze kandi bihagije. Impamvu nkubajije kiriya kibazo, wenda hari umugabo watinyaga kuguhamagara avuga ati wenda agira inama abamama gusa. Ariko abagabo sinababwiye ngo umugabo utagira urukundo ntagire n'amafaranga, kubana nawe ni nko kuba muri Gehenomu. Gusa urumva bomba ntabahuguye, bose ndabahugura. Mama Sharirene, uyu munsi uyu mugabo wenda umeze gutyo utagira amafaranga ntagira urukundo, so wayumva maze iki muri iyi si? Azashake kimwe muri byo. Oya ntacyo ubwo ngubwo tuzabivuga ubutaha. Yego. Ndagushimiye cyane, wakoze kuduha uyu mwanya, kandi uyu muntu watangiranye natwe akaba asozanyije natwe tumusaba umugisha. Ikindi niba atarakanda kuri ka kantu gatukura akandeho, bakita ngo iki? Subscribe. Nengeze ngo ntuzi kuyivuga narabikurushije we. Kugira ngo nari naratinye kuyivuga ntarabimenya neza. Atere comment, akande kuri ka kantu kagutya bita like, akunzogera, hanyuma tugiye dukomeza kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Hanyuma rero imvura iraguye. Iraguye ariko bandisenge uhesha abantu umugisha. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kandi mubyizere mu izina rya Yesu. Amen.